wumva udashaka abaguhamagara, hari akantu mbazaniye rero, bazaniye kode. Niba ukoresha sosiyete ya airtel, dore kode nkuzaniye ije gukemura ibibazo wibazaga ngo telefone ninyizimya biragenda bite kandi nkeneye kuyikoresha. Igisubizo nta kindi, mbazaniye password cyangwa se code yo kwifashisha mu gihe udakeneye ko hari abari buguhamagare bakakuvangira mu cyo urimo. Nutayipinga kuri buto yo guhamagara, ukandikamo iyi kode ni akanyenyeri 355 akanyenyeri 04 urwego, ukemeza, ugahitamo simukadi yawe, ugategereza amasegonda make cyane, ugahita bakwereka ko serivisi yo kubuza abahamagara yemewe. Ahangaha noneho ntawe uzaguhamagara ngo akubone kuri rezo, wowe uzakomeza akazi kawe. Niba uri gufata amavideo ukoresheje telefone cyangwa se uri gufata record amafoto se, ukomeze. Ariko wowe hano wahamagara ushaka, nta kibazo. Noneho akazi tuvuge ko karangiye. Niba urangije akazi, urashaka ko uguhamagara noneho akubona, dore uko uzabigenza. Uzagaruka kuri ya buto yo guhamagara, ya app yo guhamagara, wemeze, utayipingamo kode. Noneho ni nka ya indi twabonye haruguru. Ikizahinduka na hari akanyenyeri, hazabanza urwego gusa 355 akanyenyeri 04 urwego, wemeze, ugaruke kuri ya simukadi ya Tigo, utegereze amasegonda make cyane, bazahita baguha notification ikwereka ko serivisi zo kubuza guhamagarwa noneho zikuweho. Hasigaye hano noneho uguhamagara yakubona, ubwo ni cya gihe akazi ukarangije. Icyo usabwa rero kugira ngo utundi tuvideo tuze kukugeraho turimo ukuntu tw'ubwenge ku bijyanye na telekomunikasiyo, ni ugukora subscribe, by'akarusho ugakora na share. Mwakoze kubana nanjye muri iyi video, uzacikwe na video z'ubutaha. Icyo usabwa ni subscribe kugira ngo zize kugereraho ku gihe.